Yesu ashimwe cyane bene data. Nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Ni mwene so NZEYIMANA Bahati Shaban basuhuza. Twongeye gushima Imana kuko itwemereye ikaduha umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Murabizi ko ijambo ry'Imana ari imbuto itabora kandi ijambo ry'Imana rigira umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nagira ngo rero dusenge tuganire ijambo ry'Imana kandi ndakwifuriza kugira ngo rigufashe mu buzima muri urugendo rwo kujya mu bwami bwo mu ijuru. Intambara ufite n'ibyo uri guca mu bitandukanye, ineza y'Imana ikomeho kugira ngo wakire imbaraga zituma udacogora mu rugendo. Data mu izina rya Yesu twongeye kunezerwa tugushimira ubuntu n'ineza uduhaye, udarimo kutugirira uko bwije nuko bukeye. Tunejejwe nuko uduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire na bene data ijambo ryawe. Reka mu ijambo ryawe ukoreremo kandi imbaraga zawe zongere ziboneke kuri uyu mwene data, nkuko ijambo ryawe ribonekamo ibitangaza, ribonekamo gukira, ribonekamo imbaraga kwa rucitse intege, ribonekamo ubutabazi, riboneke ihishurirwa rishya. Ndinginze kugira ngo uyu mwene data wese unkurikiye abone ineza y'Imana, abone ineza yawe, abone ineza yawe mu buzima bwe, kandi wugurure umuryango ariko namukomeze umurinde ibicantege byamukura mu nzira yawe. Urakoze kubara natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti mwene data, ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rimaze iminsi rifashe ubugingo bwanjye. Ahari ntabwo ari ubwa mbere waba uryumvise, ariko ni ijambo rimazemo iminsi. Ndifuza kugira ngo tuganire namwe mu mwanya mutoya, ariko twumve icyo Imana ivugana natwe. Urwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya 6 turasoma umurongo wa 11. Haranditswe ngo ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese muri mwe yerekana umwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Amen. Kugira ngo mutaba banebwe ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Imana idufashe cyane. Nagira ngo dusome iri jambo tuba ryo tuganiraho mu mwanya muto. Numvise ntayine kuvuga ngo kwerekana umwete mu kurinda ibyiringiro byuzuye. Mu kurinda ibyiringiro byuzuye ni ibihe byiringiro byuzuye abera dufite twahawe rimwe. Ni ibyiringiro twahawe twagize ubwo tukimara kwakira Kristo akatubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Imana ishimwe cyane. Kagakiza twahawe, Pawulo yigeze yandikira Abakorinto, arabandikira arababwira ngo bene data turabinginga kubwo ubuntu bw'Imana ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ntabwo ubuntu bw'Imana twagize nubwo guhabwa agakiza. Akagakiza gafite umumaro, gafite agaciro gakomeye. Iyo ubajije umuntu wakiriye agakiza hanyuma akagira ibyago byo kubitakaza, agasubira inyuma akajya mu byaha, icyo yaba afite icyo ari cyo cyose, amafaranga yaba afite, titire yaba afite, yaba umusitari bingana gute, akubwira ko amahoro ibyo arimo n'itsinda arimo nubwo yaba yubashwe ate, ariko hari ikintu yatakaje mu buzima bwe, kandi ugasanga kukigarura kiba ari ikintu gikomeye. Usibye ko Imana igira umumaro, ijambo ryarambwiye ngo nubwo umuntu yagwa ntabwo azarambarara. Umukiranutsi w'Imana ararinzwe ngo naho yagwa ntabwo azarambarara. Ariko ntabwo ibyo tubasha kubimenya kuko biri mu bwiru bw'Imana. Icyo tuba dufite, ijambo ry'Imana ramwe ngo nicyo gituma mukwiye kwita ku byo mwumvise kugira ngo tudatema ngo tukavamo. Ufite ijambo ry'Imana wakiye, wagaburiwe, ubwirwa ko muri Kristo yari mu buzima harimo amahoro, harimo umunezero, kandi urabibona by'ukuri Imana ikora ibikomeye mu buzima bwawe. Ariko ubwirwa ko nanone nutabigumamo, hari abantu wumva hari inyigisho zabayeho zijyanye na freedom, ariko Pawulo yigeze abindikira Abakorinto arababwira ngo byose ndabyemerewe ariko siko byose bingirira iki umumaro. Rero harabavuga ngo twabonye freedom muri Yesu, cyane urubyiruko cyangwa bakavuga uburyo butandukanye. Ubwo nabibabariwe rero byose ku musaraba, mfite uburenganzira bwo gukora ibyo nshaka no kugenda mu bundi buryo, ariko ntabwo ariko byose bitugirira umumaro nubwo tubyemerewe. Nubwo isi muri iki gihe abantu baburana uburenganzira bakaburana freedom mu buryo butandukanye, ariko dukwiye kumenya ngo ni freedom abantu dukeneye. Ijambo ry'Imana rero atubwiye ngo ariko turifuza cyane, ijambo ry'Imana hejuru yawo ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye uko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga bera nanone mukaba mukibakorera. Ariko uyu mwanditsi yandikira Abaheburayo yarabandikiye aravuga ngo
abaheburayo abihanangiriza ndetse akababwira abihanangirizwa gukuza amajyambere. Mu bintu abantu bagerageje muri iyi minsi ni ugushakisha uburyo bw'amafaranga isi batwaye mu buryo butandukanye, ariko kimwe gifite umumaro ni uburyo bwo gukura mu mwuka kuko bigira umumaro ukomeye cyane. Imana idufashe cyane kuko uwandikiye abaheburayo yavuze ibintu bikomeye cyane. Agaya abaheburayo arababwira ngo nubwo mu bice 5 umurongo wa 12 aravuga ngo kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe ibyishingiro bya mbere by'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Kuko unywa amata aba ataraca akenge kandi mu ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja, ariko ibyo kurya bikomeye nibyo bakuru bafite ubwenge kandi bamenyere gutandukanya ikibi n'ikiza. Icyama uyu mwanya Imana ikakugirira neza mwene data. Sinzi aho uhagaze uri kunkurikirira muri iri jambo ry'Imana, sinzi inzira uhagazemo, ariko ukeneye gukura mu buryo bw'umwuka. Pawulo yaravuze ngo dufite ikibazo cy'uko abantu badakura, ariko impamvu abantu badakura nuko batagira umwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye. Imana idufashe cyane. Ndabinginga kugira ngo umuntu wese muri mwe yerekane uwo mwete. Ese uwo mwete ni icyo ukora wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Abantu benshi batakaje imbaraga, batakaje ibihe byiza bagiranaga n'Imana, basubira inyuma bibagirwa urukundo Imana yabakundaga. Akenshi usanga niyo dusenga dusaba Imana tuyibutsa iby'ubuzima bwa buri munsi, ibyo dukeneye, ibyo tubura, ibyo twifuza ku Mana. N'iki Mana wakinkorera, n'iki wakima, na kiriya ndagishaka, na kiriya. Ariko hari igihe twibaza tutibaza ngo ese iyo usenga wari ukwiye no gufata umwanya wo gusenga ukabaza Imana ngo mbese mpagaze hehe mu buryo bw'umwuka? Ese ndacyari umwana mu by'agakiza? Kuko yaravuze ngo uhereye igihe mwari mukwiriye, mumaze igihe mwarakijijwe, mwarumvishije ijambo ry'Imana, mwari mukwiriye kwabigisha abandi. Ariko ikibabaje muracyakeneye inyigisho shingiro z'itorero z'agakiza, izi nyigisho ziva ku Mana. Rero bavandimwe bene data, aho uri mu buryo burimo butandukanye, urakwiriye kugira umwete wo kurinda ibyiringiro byawe byuzuye kugeza ku mperuka. Kuko benshi barabinyazwe, benshi bararangaye, ntibaba amaso, bituma basubira inyuma. Satani abatwaza igitugu, bagenda mu bundi buryo. Ariko igikenewe, hari ubuhamya bw'umwe numvise yari kuganira n'umupasiteri, yamubaza yari umusitari cyatumye ava mu rusengero. Arangije aramubwira ati nibigare by'urubyiruko twabanaga byagiye bibinkuramo. Akenshi abantu bava mu nzu y'Imana, abantu benshi bava mu gukorera Imana, ariko babitewe no kutaba amaso, kutarinda ibyiringiro byabo byuzuye. Kandi iyo utagize umwete wo kubirinda, Satani aragutwara. Ariko ukwiriye kumenya iki kintu, ukakimenya, kukwiriye kugaragaza umwete. Buri wese muri mwe turifuza agira umwete wo kugaragaza mu kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Agakiza kararindwa inshuti mwene data. Agakiza kararindwa gute? Kararindwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tugenda kararindwa kuko Satani abagahiga. Ariko uba ukwiriye kumenya ngo mu cyiciro urimo cyose ukwiriye kumenya ko ugomba kurinda agakiza. Imana ishimwe, haleluya. Ukwiriye kurinda agakiza, ukakarinda kuko ibiyoni ni byinshi. Ibi bishaka agakiza mu nzego zarizo zose ni byinshi, ariko wowe mu rwego urimo ufite kurinda agakiza wahawe, ukamenya icyo Imana ivugana nawe, ukizera imbaraga z'Imana, udacogora, ukihangana nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, kugira ngo mutaba abanebwe.
mutaba abanebwe. Ujya ubona abantu banebwe mu gakiza mu bizimana. Ijambo ry'Imana navuga ngo rero garagaza uwo mwete mu kurinda ibyiringiro byuzuye kugira ngo utaba umunebwe. Imana ishimwe, ahubwo ugera ikirenge mu cy'abaragwa b'amasezerano babiheshejwe kwizera no kwihangana. Imana idufashe cyane. Dore ubundi hari ibintu bibaho usanga umukristo arakizwa agakorera Imana akagendana n'Imana, ariko dushaka gukizwa muri freedom, nibyo navugaga, cyangwa tugashaka gukorera Imana mu buryo bubuje butagira ute budahoraho. Ariko gukorera Imana, dukorera Imana mu buryo buhoraho, dukorera Imana mu buzima duciye bugufi, dukorera Imana dushyizwe hejuru, dukorera Imana dufite ibyiza, dukorera Imana turi guca mu bibi, dukorera Imana turi kunyura mu buryo butandukanye, dukorera Imana turi aho abantu batuzi, turi n'aho batatuzi, dukorera Imana dufite responsibility zo kubwiriza ubutumwa bwiza ahantu aho ariho hose, kuko ari igihe Satani atuhenda ubwenge ibyo duhawe mu bugisha wa buri munsi wo mu buzima, akatwereka ko aribyo bifite agaciro, ugasanga abantu baburiye Imana umwanya mu buryo bwo gusenga, mu kuririmba, mu kuganira nayo mu bundi buryo. Nigeze numva umuntu umwe wari umukristo, Imana iza kumusubiza mu umugisha, aracuruza, agira ibyo acuruzaga byinshi, hanyuma bene data bakajya bamubwira ati tujye gusenga, akamubwira ati oya, ati ntabwo rwose mfite umwanya, nta mwanya mfite, akazi kanjye ibyo ndi gucuruza. Hanyuma igihe kimwe kigeze agira ikibazo cy'uko abura ubwishyu, bashaka kujya kumuterera, aza guhamagara abantu bajya ati ahantu nkajyaga mujyana, ndifuza ko tuzajyana, ariko kandi nuko abonye ko bagiye kumutereza cyane. Ariko nyene data, menya ko iby'Imana iguha, aho Imana ikugejeje, ukwiye kuhagera uvuga ineza y'Imana, ukwiye kuhagera uvuga gukomera kw'Imana, ukwiye kuhagera uvuga imbaraga z'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ikwiteho, Imana igumugisha cyane. Haleluya. Rero ukwiriye kugaragaza uwo mwete, ukagaragaza umwete mu gusenga. Rero nibyo vuga ngo hari umwe wavuze ngo akenshi abarukore mwasenga amasengesho y'iminsi, niyo mwasenga amasengesho y'iminsi 30, ni mwasenga amasengesho y'iminsi ngahe, ariko bikarangiriraho ntibizongere kuza ikindi gihe, ukumva nyine birarangiye, urabohotse, ukumva nyine birarangiye, bikazaba ari ikindi gihe. Ariko wari ukwiye kumenya ko ubuzima bw'umukristo uko ukenera kurya buri munsi, igitondo ugakenera breakfast, ugakenera lunch, ugakenera dinner, niko no mu buryo bw'umwuka ukeneye kurya buri munsi regular, ukeneye kurya ku gihe kugira ngo utagira inzara, utagira umwuma, udasonza, ubugingo bwawe bukaba buzima. Imana idufashe cyane. Rero havuga ngo mugire umwete, mugaragaza umwete. Turifuza ko buri wese agaragaza umwete mu kurinda ibyiringiro byuzuye. Nuwuhe mwete ugaragaza mu kurinda ibyiringiro byawe? N'icyo ukora mu kurinda agakiza kawe? N'iki? Haleluya. N'iki kugira ngo urinde impano wagabiwe? N'iki kugira ngo ukora ugaragaza? Ese wumva ari ibyo gusa? Kuko ijambo ngo nicyo gituma dukwiriye kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabibamo. Hari abantu babivamo, hagakiza abantu umuntu bakakavamo kuko batabaye maso. Ariko ukwiriye kurinda agakiza wagabiwe. Ibi bintu ni by'agaciro, ariko abantu benshi ntibamenya ko ari by'agaciro. Ariko ukwiriye kumenya agaciro kabyo, ukamenya icyo Imana ivugana nawe mu buzima urimo, mu gishimana iguhaye, mu ntambara waba uri kurwana. Ntabwo ariko bihora, ariko ukwiriye kumenya ngo n'iki mwiriye gukora mu kurinda agakiza. Imana ishimwe cyane. Rero ukwiriye kumenya ngo kubana n'Imana bikwiriye kuba discipline, bikwiriye kuba discipline. Mu kubana n'Imana biba discipline. Ntabwo ari ibintu bakora rimwe hakazirenza amezi angahe, bakazirenza ikindi gihe. Hari abantu bajya bafata, ugasanga umuntu ati jyewe ndi umukristo usengera ahantu, ariko njya mu rusengero habaye event runaka, ku munsi mukuru runaka. Ariko ukwiriye kumenya ko guterana bifite umumaro. Imana ishimwe. Gusoma ijambo ry'Imana ibice ni ikindi kintu cya kabiri, ariko bikwiriye kuba regular. Ntabwo ari ibintu biba mu gihe gitoya ngo byarangiye. Ukwiye kumenya ko ukwiye kugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ukwiye kwiyiriza ubusa, ugafata umwanya wo gusiga wiyiriza ubusa, ukagira umwanya wo guterana n'abandi. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Hari igihe abantu bumva akavuga ati turi mu bihe by'ikoranabuhanga, si ngombwa kujya mu materaniro, kwica umwanya mu busa, naterana ndi mu rusengero, naterana ndi mu rugo, ndi mu kazi.
ariko nagira ngo mvuge iki, hari umuntu umwe wavuze ngo mu gihe umubare w'abitabira itorero ugenda ugabanuka mu bihugu byose cyangwa mu gihugu cyose, kandi serivisi zo ku murongo ziba nziza, ni ngombwa kwibuka impamvu kwitabira itorero kuri wewe n'umuryango wawe bifite akamaro kanini. Icya mbere, ntushobora gukorera muri sofa yawe aho mu ntebe runaka, bisaba ngo urabizi ko nawe ujya mu kazi ukabyuka ukajya mu kazi, ntushobora gukorera muri sofa yawe ariyo ntebe cyangwa izo ntebe. Ntushobora kugira umuryango wizera kuri sofa, ntabwo bishoboka. Umuryango wizera uba hariya duteranira, aho duteranira dusengera. Ntushobora kubona imbaraga z'icyumba cyuzuye abizera, ntabwo wabona, kuko iyo duteranye n'abandi dusenga hari imbaraga ziva mu guterana n'abandi, umwuka wera akamanuka, Imana ikamanura yishurirwa, Imana ikavugana nawe mu bundi buryo butandukanye. Ariko ibyo ntiwabikura mu gihe uri kuvuga ngo ndabikorera byose kuri internet. Kuri internet hari ibidufasha, ariko hari umumaro wo kujya mu nzu y'Imana ugaterana. Hari abantu muri iki gihe bagenda babwirwa ko guterana atari ibyo bitari ngombwa, bitwara umwanya, ariko guterana n'abandi bigira umumaro. Ntabwo ushobora kubona imbaraga z'umwuka wera zuzuye abizera mu gihe uri muri sofa yawe wicaye mu biro byawe, umvuga ngo no, ahubwo ukwiye gufunga ibiro ukagenda ukajya guterana n'abandi. Imana dufashe cyane. Ikindi, ntabwo abakristo ntabwo ari abaguzi, icyo ni kimwe. Ntabwo tujya kugura, tujya gusenga ntabwo tujya kugura, ahubwo turabaterankunga. Ntabwo tureba, turasezerana, turatanga, turatamba, turashishikarije, turasenga, dushyira amaboko ku bababaye, dukora ubuzima, tugira ubuzima. Amen. Itorero riragukeneye kandi ukeneye itorero. Imana idufashe cyane. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo ukwiriye kumenya ko ari umumaro wo guterana n'abantu. Hakabaho rero ikindi cya gatanu cyo kwihanganira ibi bintu, kugira umwanya wo gusenga no kuganira n'Imana uhoraho, kugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana uhoraho. Ni iyihe gahunda ugira mu gusenga? Ni iyihe gahunda ugira mu kwiyiriza ubusa? Ni iyihe gahunda ugira mu gusoma ijambo ry'Imana? Ni ibintu bikenewe, ariko ukaba utavuga ngo ndabikora gutya bizongera ikindi, ahubwo bikwiriye kugira igihe cyo kubana n'Imana. Imana dufashe mu guterana n'abandi, niho dukurana imbaraga, kuko biradukwiriye kugira ngo tugaragaze umwete mu kurinda ibyiringiro byuzuye. Kuko bavandimwe, aka gakiza gafite umumaro ukomeye, kandi aka gakiza Imana yaduhaye hari abantu benshi bagakeneza, ariko nagira nkubwire ngo gafite umumaro ukomeye. Rero bene data, nagira ngo nkubwire wowe unkurikiye muri aka kanya, ukwiye kugaragaza umwete mu kurinda ibyiringiro byuzuye. Garagaza umwete mu kurinda ibyiringiro byuzuye, kandi Imana igushoboze, yiteguye kugufasha, kuko ni Imana idakiranirwa ngo wibagirwe imirimo, kandi ni Imana ifite imbaraga igambiriye kugirira neza abantu mu buryo butandukanye. Rero niyo mpamvu ukwiriye kubana n'Imana, ugahaguruka ukibuka ibyo Imana yagukoreye. Hari igihe Imana dutabara twari dufite ikibazo mu buryo butandukanye. Ni ngombwa rero ko ibyo bidashoboka, Imana irabishoboye. Nagira ngo nkubwire muri aka kanya, imbaraga z'Imana ziboneka ku buzima bwawe, imbaraga z'Imana zibane nawe. Ibyo ubona ko biri impossible, imbere y'Imana biri possible, birashoboka, kandi umwuka wera aganze ku buzima bwawe. Reka dusengane n'Imana. Ukeneye kwakira agakiza, Yesu yiteguye kukugirira neza, ahakubabarira. Kandi nagira nkubwize ukuri, Pawulo yigeze avuga ngo avuga ku bijyanye n'umuzuko, avuga ko yaba kuzuka kutariho, ko abapfuye kutariho, ngo tukaba dukwiriye kuba abo kugirirwa impuhwe hanyuma y'abandi bose, abo kugirirwa impuhwe hanyuma y'abandi bose. Ariko Kristo yarapfuye arazuka, kandi niwe mfure mu kuzuka. Hazabaho umuzuko, hazabaho igihe cy'urubanza, hazabaho igihe itorero rizataha. Niyo mpamvu ukwiriye kubitekereza, ukareba uko ugenda n'imigenderere yawe, ukamenya imyitwarire yawe, ugasaba Imana ikagirana nawe. Imana igufashe cyane. Ukeneye kwakira agakiza, Yesu ni umunyambabazi kandi acyatanga imbabazi. Ufite ibibazo bikuremereye, bigukomereye, uyu mwanya yakugirira neza, ugatambukana amashimwe, kuko afite imbaraga nyinshi zo gutabara abageragezwa. Imana idufashe cyane. Reka dusengane. Data, turagushimiye kuko uri umurengezi mwiza, tugushimiye kubw'urukundo dukunda. Umwanditsi yaravuze ngo nimurebe urukundo rukomeye Data wa twese yadukunze, ngo rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi ko niko turi, ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Nyamara uko tuzaza ntikurerekanwa,
ngo ariko icyo tuzi nuko Kristo yerekanye ko azasa tuzasana, ngo nukuri dufite ibyiringiro yiboneze nk'uko waboneye. Nsengeye umuntu ukurikiye utarakira agakiza ariko ukeneye kwakira kugira ngo umubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, uwo rwose mwami Imana umwakire, umukureho imyambaro y'ubushwambagara, umwambike imyambaro myiza yera, kandi aririmbe ineza yawe, aririmbe zaburi n'ibihimbano by'umwuka mu mutima we, abona amahoro atigeze agira ari mu byaha, abonera amahoro muri wowe, kuko umuririmbyi yaravuze ngo ni Yesu niwe ugira amahoro meza, urupfu n'ibyaha niwe bitsinda, abashaka ubugingo budashira ni mwizigira z'abarengera. Rero nsengeye mwene data hari kose ineza imubonekeho. Ndasengera umuntu uri kugeragezwa, ufite intambara nyinshi zimukomereye, mwe gukomera, kwihangana, kandi umutabare, mucira inzira, ubutabazi bwawe buboneka ku buzima bwe. Imana ishimwe. Ndasengera mwami Imana bacitse intege, uwongerera imbaraga mu rugendo, ukomeze kongera abakizwa, kandi aho turi mu buryo butandukanye Mana, haba abantu batazi Imana mu bihugu turimo bitandukanye, ndasenze kugira ngo imbaraga zawe ziboneke kubwo kugira neza kwawe. Turasenze kugira ngo wiheshe icyubahiro, abantu bakizwe, bave mu byaha, bave mu bigirwamana, bamenye neza yawe. Ndagushimiye kuko uri Imana ikomeye, utwitaho uko bwije uko bukeye, mu izina rya Yesu twese kubikora, amen. Imana igumugisha, ugize neza, uhisemo neza kubana natwe, Umwuka Wera ukomeza ganze mu buzima bwawe. Shalom, naho utaha, amen. Iyi gahunda izajyaho rimwe mu cyumweru, mbonamo ijambo ry'Imana, ariko hari uburyo butandukanye dutangamo ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana tuzakomeza tujye turibona akenshi muri ibi bihe, tujya dukunda kuritanga ku cyumweru. Imana iduhane umugisha. Shalom.